Bakunzi ba Rwanda Gospel TV, dushimye Imana yabarinze natwe katurinda. Nanone tukaba tugarutse imbere yayo tuzanya ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Rero turanezerewe uyu munsi wa none, tunejejwe n'Imana kuko Imana yacu ni Imana nziza igiturinda kandi igiturwana intambara zacu zose, izo tuzi nizo tutazi. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza yatwongereho kubaho. Tuzanye inkuru nziza twango mu ijuru hari Imana igitagibura uko igenza, mu ijuru hari Imana itwitaho umunsi ku munsi, iturebera umunsi ku munsi, iturwana umunsi ku munsi. Nayo mpamvu natwe twahisemo gufata iminsi 40 tuzi imbere yayo dusenga, twiyiriza, dufata umwanya wo gusenga. Gusenga ni byiza, iyo umaze gukizwa gusenga ubyisangamo, ibyiyumvamo, ntabwo bihatiriza. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo tugiye imbere y'Imana iminsi 40 ntabwo hagahato, ahubwo ubanza ukabyiyumvamo, ukajya imbere y'Imana ubohotse, uhamagara Imana bati kandi ahamagara Imana yumva, nahamagara Imana igisubiza. Rero turanezerewe uyu munsi wa none kubw'uyu munsi mwiza, tugeze ku munsi wa 38 wo gusenga. Turasanga tugana ku musozo, ariko turizera tuzashidikanya ko Imana iri kumwe natwe kandi Imana iri mu ruhande rwacu. Reka dusenga Imana. Data wa twese wo mu ijuru, turakunezerewe uyu munsi wa none, tunejejwe nawe Mwami watugiriye neza iminsi itambutse, ndetse waje kutugira neza n'uyu munsi. Ndakwinginga Mwami kugira ngo ubane natwe kandi ukomeze kutugira neza, ugire neza wateze amatwi iyi televiziyo, ubahe umugisha ujugushe kandi usendereye. Mwami w'abantu utega amatwi ubutumwa bwiza, ndakwinginga Mana ukomeze kumugirira neza, umukize. Ufite indwara umukize, ufite ibibazo umubere ibisubizo, umurwanire kuko ko imbere yawe asenga kandi yiriza ubusa. Mwami w'abantu mugire neza kandi uhaze kwifuza kwe, kuko ijambo rirambwira ngo ipfumbase igipfunsi cyawe uhaza kwifuza ku bibaho byose, haza kwifuza kwacu, haza kwifuza ko abantu bawe, haza kwifuza Mwami wanjye kaba witeka baba imbere yawe basenga. Izina gikomeze gushyirwa hejuru, ishimwe n'icyo reka bibi bya mu izina rya Yesu, amen. Rero turishimye kandi turanezerewe, tugiye gusoma icyandiko kimwe cyo muri Samweli, ntabwo turi butinde, ndabanza kukivugaho. Samweli yari afite cyangwa se umugabo umwe witwaga Elukana. Bibiliya ivuga ngo afite abagore babiri, umwe witwaga Penina undi witwaga Hana. Ariko Penina yarabyaraga mu buzima busanzwe, ariko Bibiliya ivuga ngo Hana we yari ingumba. Kandi ukomeje gusoma icyo cyanditswe kituganiza ko Uwiteka ari we ubwawe umuzugira ibyara. Yesu ashimwe cyane. Noneho nubwo Uwiteka yabikoze, ariko Hana ntabwo yemereje nabyo. Bibiliya iratubwira ngo nuko buri munsi Hana yabuzwaga na mukeba we. Mukeba we byamushinyaguriraga, mukeba we yamubabazaga ibihe byose cyangwa se igihe cyose. Niko bivuga ngo mukeba we Penina uko bukeye nuko bwije yamubabazaga. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo Hana we igihe cyose yahoraga babara. Ariko biravuga ngo Hana ngo umugabo yamukundaga kurusha Penina. Igihe kimwe ngo ajya imbere y'Uwiteka ngo aza gutanga imigabane, ngo Elukana umugabane umugore we Penina n'abahungu n'abakobwa we. Ariko ngo Hana amuha imigabane 2 kuko yamukundaga cyane. Niko Bibiliya ivuga. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo ngibyo urwo rukundo rw'umugabo we ntabwo rwatumaga Hana atuza, ahubwo yasengaga Imana. Noneho umunsi umwe ngo ahaga abwira Imana, Mana nanjye ndashaka kubyara, nanjye Imana ndashaka kubyara. Ariko ndashaka gusoma umurongo wa 19. Imana ishimwe cyane. Iyo tujya muri Samweli wa mbere igice cya mbere mu 19 niho cyangwa ngo duhere. Aravuga ngo bukeye bazinduka kare mu gitondo, bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama. Maze Elukana agemana n'umugore we Hana, Uwiteka aramwibuka. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli, ati kuko namusabye Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ngo igihe gisohoye abyara Samweli, noneho abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, ngo kuko azi gute, kuko yamusabye Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Amina. Igihe kimwe ngo Hana nubwo yari muri ubwo buzima, ngo yagiye Ishiru niho basengeraga, ngo agenda arasenga. Agezeyo aza guhana Eli ngo yicaye
kugumaniza umuryango w'urusengero ngo kuko Hana yasengeraga mu mutima biravuga ngo iminwa ye ikanyeganyega biravuga ngo Eli amwitegereje ngo araje ngo ate uzagizeho isindwe ryawe ntabwo ko wasinze bivuga ngo Eli yari umutambyi yabaga mu nzu y'Uwiteka yabaga imbere y'Uwiteka bivuga ngo muri icyo gihe byashoboka ko umuntu wasinze yinjiraga mu nzu y'Uwiteka abantu bamaze kumenya gukora ibyaha ariko haza kubonekamo umudamu umwe w'intwari haza kubonekamo umudamu umwe nubwo bari basinze ariko ntabwo yari bamusinzi aza gusubiza umutambyi neza Yesu ashimwe cyane ariko ati rero witegeza ko umukobwa wawe ndi umugore w'ikigoyi kugeza n'uyu amasaha mfite akaboro kenshi umutima wanjye hari icyo nasabye Uwiteka ngo arangije amubwira ati rero genda icyo Uwiteka wamusabye akiguhe ujyane n'amahoro Uwiteka Yesu ashimwe cyane haleluya nuko ngo arangije mu gitondo kimwe rero aho no nshaka kuvuga ngo arazinduka kare mu gitondo aragenda imbere y'Uwiteka Shilo ngo arangije ngo arasenga amaze gusenga umva agiye gusenga Hana amuca intege ibyo ntabwo byatumye atangira kwitotomba no kumva yava mu nzu y'Imana aho ko icyo ashaka imbere y'Uwiteka reka mbabwire hari ahantu tujye tugira tukananirwa tukajya mu nzu y'Uwiteka tugahuramo na ba Eli tugahuramo n'ibisitaza nako tutateganyije bigatuma tuva imbere y'Uwiteka twitotomba ngo njyewe ndabivuyemo kubera umuntu runaka ibyo ntabwo ubundi byagombye gukura imbere y'Uwiteka ahubwo impamvu uhava niko utazi icyo ushaka Imana ishimwe cyane Hana impamvu atahavuye ntabwo yakabonanye n'Uwiteka biravuga ngo arangije ajya imbere y'Uwiteka arasenga ngo nubwo yabonye amuca intege ntabwo yabitinzeho yavuze ntacyo bitwaye reka nkomeze kuko hari icyo nshaka ndashaka kuvugana n'Uwiteka Imana yanjye nshaka kuvugana n'Imana yanjye ngo nuko Hana asengera Uwiteka imbere n'akaboro kenshi avuga amagambo meza abati Uwiteka Imana nyiringabo uyu munsi wari ngo ahiga umuhigo n'umwana w'umuhungu ukanyibuka ntunyibagire uvuga ngo Hana yasaho umuntu wibagiranye yasaho umuntu watawe yasaho umuntu wasibanganye ariko arasenga bwa Imana ati uyu munsi wa none Uwiteka nyiringabo nunyibuka ntunyibagirwe nanjye icyo uzama nzakigutura nanjye umwana uzama nzamuzana imbere yawe Imana ishimwe cyane gusenga rero iyo usenganye umwete ugaho n'ibisitaza ugakomeza ugahiga n'imihigo imbere y'Imana kandi mu by'ukuri ukayihigura ubona akamaro bikugira umumaro mu gihe cya none kizaza nacyo uyu munsi wa none ndagushishikariza kugira ngo ujye utinda imbere y'Imana ho gutinda mu bidafite umumaro ho gutinda mu kabari ho gutinda mu magambo ho gutinda mu bitazakugirira inyungu ho gutinda mu bizakwicisha ejo hazaza tinda imbere y'Imana uzahakura ubuzima bwa none ubuzaza nabwo uzahakura ubuzima bw'uyu munsi nshuti yanjye uyu munsi uzagira amahoro asesuye uyu munsi uzagira amahoro nta mbogamizi cyangwa se nta ngingimira ufite iyo Uwiteka aguhaye amahoro ntawayakwambura nshuti yanjye Imana ishimwe cyane ariko ibyo byose umwana w'umuhungu Hana yamukuye mu gusenga ntabwo yakuye mu bapfumu ntabwo yakuye mu bakonikoni ntabwo yamukuye mu kwaguza no gutekera ahubwo yakuye mu gusenga Samweli abonekera mu gusenga hari Samweli ushaka nawe uzamubonera mu gusenga senga Imana egera Imana ubwira Imana ibibwiye byawe itewe kukugira neza itewe kuza guhaza kwifuza kwawe itewe kuza gukiriza ahatari inzira nshuti yanjye uyu munsi wa none ndagushishikariza bango tinda imbere y'Imana komeza usenge mu buzima bw'umuntu wari wese agira perina mu buzima bwe agira ibimusitaza agira umukomeretsa ariko wikwita kuri ba perina bagusitaza baguca intege wikwita ku bagushinyagurira wikwita ku bagutera umubabaro ahubwo tumbira kuko aricyo ushaka urashaka Samweli azamubona byagenze bite watumbiriye Samweli azamubona ariko wateze imbere y'Imana Samweli azamubona ariko watindanye n'Imana Samweli azamubona ariko wegereye Imana Yesu ashimwe cyane haleluya ngo Hana uwo munsi amaze gusenga ngo arangije asubira iwabo Irama ngo nukagema n'umugabo we Elukana Uwiteka aramwibuka uyu munsi wa none Uwiteka kwibuke uyu munsi wa none Uwiteka kugendere uyu munsi wa none Uwiteka gusure uyu munsi wa none Uwiteka yibuke imirimo myiza ukora yibuke gusenga kwawe yibuke amaturo yawe Bibiliya tuga muri Zaburi ngo Uwiteka yibuke amaturo yawe na nshuti yanjye yibuke ineza yawe Yesu ashimwe cyane Hana bwira Imana ati Mana uyu munsi nunyibuka ntunyibagirwe nanjye uzama
nzakizana imbere yawe. Ngo Hana arangije igitoro kimwe Uwiteka aramwibuka. Nawe uyu munsi Uwiteka kwibuke mu byawe, akwibukane n'abawe, akwibukane agucire izo manza zakunaniranyeho, agutabare, agukuraho iyo karande yananiranye yaragufasha ifata n'umuryango wawe wose, ariko n'ahandi bizakururirwaho wese imbere y'Imana, wese imbere y'Imana usenga kandi wiriza ubusa. Nshuti yanjye, Imana waho umugisha dutinda imbere y'Imana, Imana waho umugisha twibuka n'Uwiteka kubw'imirimo myiza dukora, twibuka n'Uwiteka kubw'ineza yacu. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe, umugisha uteze amatwi iri jambo kandi umugire neza. Uwiteka ndakwinginga nkuko bute Hana nawe umwibuke, umugire neza, ntumwibagirwe. Uwiteka nyiringa mu Mana umuhe Samweli we, kuko Mana ku gitoro kimwe azagushima, umugire neza. Ndabizi mu nzira duhana ba Eli benshi, duhana abaduca intege, ariko mu izina rya Yesu duha umutima ugukomera kandi dukomereze imbere yawe. Urakoze Mwami ko kumwe natwe, kandi wakoze kugwa mwe wese Mana wateze amatwi iri jambo. Mwami w'abami nutega amatwi iri jambo nawe umugisha kandi uhaze kwifuza kwe, urambarire n'agahinda ke, urebe Mwami waje byananiwe kuvugira imbere y'abantu, abibwire wowe kandi Mana umusubize. Urakoze Mwami ko tugire neza, ishimwe n'ishyaka bibyawe mu izina rya Yesu twizeye. Amen.